wanarara uhagaze aho ngaho mpaka. narara mpagaze gutya ntacyo naba. None se njya nibaza abagabo baraza koko murababona? Baraza cyane rwose ahubwo benshi. Ese nk'iyo umugabo akugezeho aza ari kukubwira ngo iki, ko n'abantu benshi bakunda kuza barimo kukubwira? Araza akambwira ati bite, nkabwira nti se akambazana amakuru meza, akambwira nti siko numva nimereye nabi wanyemurira ikibazo, nkamubwira nti ibi byose ni ubwumvikane, byarangiza akagenda. None se iyo umugabo aje akagusanga hano tugusanze uhagaze hanze muri ino joro, aza agukoraho gute, akora hehe, mugani ari kugukora he? Ashobora kutagukoraho, urabizi nawe akunda kugira isoni, akaza akansuhuza nka gutya, tukaba turi kwiganirira bisanzwe mbese nk'ahantu hamenyeranye. None wa wundi utagira isoni agukora he, bimeze gute, bigenda gute? Wa wundi utagira isoni ashobora kuza nka gutya mpagaze, atangira akankuraho hose, mbese umubiri wose. Aba ari kugukora aho ngaho ku matako? Ashobora kuza akankuraho cyangwa akazamuka, ibice byose akabikoraho. Ariko hari n'uzaba afite isoni ari ukugusuhuza gusa mukaganira. Natwe rero nabyo bagukora ku mabere, bagukoraho gute? Gute bagukoraho ku mabere? Bangora ku mabere? Ashobora kuza akamfataho nka gutya se, mbese akumva arishimishije, ntiyakumva amubwiye akambazana isinanga, amubwira ni nangahe. None iyo agiye kugukora hasi akora he, agukoraho gute? Agiye kugukora hasi akora he, agukoraho gute? Ashobora kuza agahera hano gutya, akankuraho, akazamura, akongera akamanura, undi agahagarara cyangwa akamfata, undi agahagarara tukiganira. Ariko mfitemo 5 cyangwa mfitemo 10 cyangwa mfitemo 20, nkamubwira nti siko numva bitari guhura, akambwira nti ushaka angahe, nkamubwira aho ndi kwifuza. Kubera ko nyine iyo umuntu urabizi yemereye nabi, icyamugura cyose aragikora. aba ameze nabi gute, byagenze gute kugira ngo amere nabi? Biba byagenze gute? Ese umubiri ntuhinduka, uzareba iyo umutima utekereje ushaka iki n'iki, biba ngombwa ko birangira ukibonye, nk'uko nawe rero yumva abishaka birangira ari uko abibonye. Ubwo iteka n'iteka amafaranga uba uramuca yayaguha. None se ubitegura gute ko tugusanze hano hafi saa 3:59, ubwo ni saa 4 z'ijoro, ubwo uraza kuva hano nka sangahe? saa 4 n'igice mba mvuye mu muhanda nazi. Ubwo uwo munsi uba warase? Uwo munsi uba warase? Oya, ushobora kuba nyine iyo byagenze utyo saa 4 n'igice, n'igihe ubona uwo mutahana cyangwa ukabona uwo mujyana. Nahoze ndi kukureba imbere, inyuma waba umeze gute? Waba umeze gute, wahindukira tukareba? Naguhindukira ntabirenze. Ntabirenze? Ese ko tubona ukiri umukobwa muto, ubwo ufite nk'imyaka ingahe? 23. Imyaka 23? Kuvuga ngo nibwo biba bimeze neza? Biba bimeze neza. Ese nta kuba ukonje? Oya, ntabwo mba nkonje. Ko mbona wambaye akajipo gatoya, ntabwo waba ukonje? Ntabwo mba nkonje, nta mbaraga mfite. Uba wanyweye iki cyangwa wariye iki kugira ngo utaza gukonja? Oya. My boys, my girls, nk'uko duhora turi fresh, dukora ibintu byiza cyane kandi baryohera buri gihe. Ndabizi ko mukunda gukurikira YouTube channel Big News. Kuri uyu mugoroba ndamanutse tujya kubatemberera. Bajya bavuga ngo ahantu abakobwa bajya gutegereza kugira ngo mbereke, batubwire ukuntu ubuzima bwabo buba bumeze. Muzi ko dusanzwe dukora videos hirya no hino, tukikora ibintu biri aho ngaho. Nshaka ngo tuganire uyu munsi ku kintu kijyanye n'icyo, kuko nimanukiye nkaba nigiriyeyo. Nizera ko muri kwita muri fresh. Ndagusaba kugira ngo ukande aho hasi kuri like, kuri share, kandi subscribe, uhora udukurikirana. Baba bakwita nde? Neze Solange, ahantu tugusanze ni hehe, waje gukora iki? Nsanze ku muhanda. Kuri uyu muhanda muri ino joro waje kumara iki? Naje gushaka amafaranga. Amafaranga urayashaka gute? Amafaranga ndayashaka gute? Niyo mpagaze nka gutya, haza umugabo turavugana, ubundi tugakora ibyo dukora.
none se ujya gushaka amafaranga nijoro ko nzi ko abandi bayashaka ku manywa kubera icyo uyashaka umugoroba? Oya, nijoro nibwo aba ari byiza. Nijoro nibwo aba ari byiza gute? Nibwo aba ari byiza gute? Nese nk'umuntu wenda nshobora kuba hari abantu tuziranye batazi icyo nkora, ariko nk'ubu nijoro nta kibazo mba mfite, mba nisanzuye. Umugoroba nibwo biba bimeze neza. Nibwo biba bimeze neza. Ese nta kuba ukonje? Oya, ntabwo mba nkonje. Ko mbona wambaye akajipo gatoya, ntabwo waba ukonje? Ntabwo mba nkonje, nta mbaho mfite. Uba wanyweye iki cyangwa uba wariye iki kugira ngo utaza gukonja? Oya, njyewe ntabwo njya nkonja, muracyuzi. Ngo nyine ni ikihe kintu nkanjye ndi gutitira nubwo hari abantu sinzi gushakisha tuma ndatitira tu, wowe bigenza gute kugira ngo udakonja? Njyewe mu buzima bwanjye ntabwo njya nkonja. Ubu wanarara uhagaze aho ngaho mpaka? Narara mpagaze gutya nta kintu. None se njya nibaza abagabo baraza koko murababona? Baraza cyane rwose, ahubwo benshi. Ese nk'iyo umugabo akugezeho aza ari kukubwira ngo iki, ko abantu benshi bakunda kuza barimo kukubwira? Araza akambwira ati bite, nkabwira nti se akambazana amakuru meza, akambwira nti siko numva nimereye nabi wanyemurira ikibazo, nkamubwira nti ibi byose ni ubwumvikane, akambwira mfitemo 5 cyangwa mfitemo 10 cyangwa mfitemo 20, nkamubwira nti siko numva bitari guhura, akambwira nti se ushaka angahe, nkamubwira aho ndi kwifuza, kubera ko nyine iyo umuntu urabizi yemereye nabi, icyamugura cyose aragikora. Aba ameze nabi gute? Byagenze gute kugira ngo amere nabi? Biba byagenze gute? Ese umubiri ntuhinduka, uzareba iyo umutima utekereje ushaka iki n'iki, biba ngombwa ko birangira ukibonye, nk'uko nawe rero yumva abishaka birangira ari uko abibonye. Ubwo iteka n'iteka amafaranga uba uramuca yayaguha. None se ubitegura gute ko tugusanze hano hafi saa 3:59, ubwo ni saa 4 z'ijoro, ubwo uraza kuva hano nka saa ngahe? Saa 4 n'igice mba mvuye mu muhanda nazi. Ubwo uwo munsi uba warase? Uwo munsi uba warase? Oya, ushobora kuba nyine iyo byagenze utyo saa 4 n'igice, n'igihe ubona uwo mutahana cyangwa ukabona uwo mujyana cyangwa ukabona uwo mujya muri road, kuko ntabwo byiza ayo masaha ntabwo wari wagera, ntabwo wari wajya gushaka umugabo ukamubura burundu? Oya, ntabwo byashoboka, ntabwo byabaho. None se ikintu nshaka kumenya muri makeya, ukuntu umunsi wawe uba wawupanze kugera urangiye, bikorwa gute, ukora gute, utegura gute kugira ngo wambare akajipo kangana gutya, wambara uwo mupira, wambara ikoti, uba biteguye saa ngahe? Uze ku mugoroba wambwira ati ku manywa ntibyakunda, ubu bitegura saa ngahe? Undi mpavuye mu rugo saa 9. Nshaka ko mbere ya saa 9 wambwira ukuntu bigenda. Mbere ya saa 9, mbere y'uko uva iwanyu bigenda gute? Mbere y'uko mva mu rugo mbanza nakaraba, nisiga, narangiza kwisiga nkambara, ubundi ngakinga nkagenda. Ugakinga ukagenda, buri ku mugoroba ujya ugenda? Buri mugoroba ntabwo haza umuntu mbone, keretse hari umuntu twavuganye tukaba turi kumwe mu rugo, aho ngaho mba nibereye mu rugo nta hantu najya. Uba wenyine se? Mba njyenyine. Nta muntu mubana mu rugo? Oya, mba njyenyine. Nubwo umuntu yagusuye bigenda gute? Umuntu yasuye hari nyine mwakaribu tukaganira, cyangwa ngo turyame tukaryama, cyangwa se wari kwiganira gusa tukagura akantu twisangira tukinywera, ubundi byarangiza akagenda. None se iyo umugabo aje akagusanga hano tugusanze uhagaze hanze muri ino joro, aza agukoraho gute, akora hehe, mugani ari kugukora he? Ashobora kutagukoraho, urabizi nawe akunda kugira isoni, akaza akansuhuza nka gutya, tukaba turi kwiganirira bisanzwe mbese nk'ahantu hamenyeranye. None wa wundi utagira isoni agukora he, bimeze gute, bigenda gute? Wa wundi utagira isoni ashobora kuza nka gutya mpagaze, atangira akankuraho hose, mbese umubiri wose. Aba ari kugukora aho ngaho ku matako? Ashobora kuza akankuraho cyangwa akazamuka, ibice byose akabikoraho,
ariko hari n'uzaba afite isoni ari ukugusuhuza gusa mukaganira. natwe rero ukuntu abajya bagukora ku mabere bagukoraho gute? Gute bagukoraho ku mabere? Bangora ku mabere nashobora kuza akamfataho nka gutya se, mbese akumva arishimishije, ntiyakumva amubwiye cyangwa azamusimanga amubwira ni nangahe. None iyo agiye kugukora hasi wakora he? Yagukoraho gute? Agiye kugukora hasi akora he? Yagukoraho gute? Ashobora kuza agahera nka hano gutya akankuraho akazamura akongera akamanura, undi agahagarara cyangwa akamfata undi agahagarara tukiganira. Ariko nahoze ngureba wenda turimo kuvugana gutya uretse mama, nahoze ndi kukureba imbere, inyuma waba umeze gute? Waba umeze gute? Wahindukira tukareba. Naguhindukira ntabirenze. Ntabirenze? Ese ko tubona ukiri umukobwa muto, ubwo ufite nk'imyaka ingahe? 23. Imyaka 23? Ese ubu ntabwo ugeze mu gihe cyo kuba washaka? Biri ngombwa n'uko igihe kitari cyagera. Nta musore mwari mwabyumvikanaho se? Nta musore mwari mwabyumvikanaho? Arahari ariko igihe ntabwo cyari cyagera. Kubera iki igihe kitari cyagera? Kubera iki igihe kitari cyagera? Ibintu byose wari ubwumvikane nyine, ubwo umwaka twahanye ntabwo uragera. Mwahanye umwaka wa ryari? Mwahanye umwaka wa ryari? 2022 kandi uregereje, uri hafi. Mwahanye umwaka wa 2022? Ndacyashaka kwibaza ku bintu bijyanye na siteti. Twagusanze ku muhanda bagiye gutega, ubwo umuntu arazi kubweza amafaranga ye? Biterwa n'uwari. Hari ushobora kuza akambwira mfite umuveni se, mfite 3. Baba batandukanye. Agafitemo veni cyangwa afitemo 30? Baba batandukanye, mbese urabizi ntabwo abantu bose baba bafite amafaranga angana. Abafite makeya kandi afite menshi. Ese ubwo umuntu ufite amafaranga menshi umukorera iki gitandukanye n'icyo ukorera umuntu ufite amafaranga make, cyangwa bose bakorera ibintu bimwe? Bakorera ibintu bimwe, mbese bose icyo baba bashaka si kimwe. Icyo baba bashaka gutyo rwose ni kimwe. Baba bashaka iki? Baba bashaka iki? Baza bakubwira ko bari gushaka iki? Imibonano mpuzabitsina ntabwo ujya kuyivuga ko urwaye covid cyane imbere. Undi ukamubwira mbese niba n'ikintu bashaka amafaranga ukamubwira. None se ni yakumva ari gushaka akakubwira tugende iwanjye cyangwa se tugende ahandi tujya. Mukiranja yaba ku muhanda hose. Ibyo ku muhanda ntabwo biba birimo. None se ni ikihe kintu umuntu yagukorera kugira ngo ube wareka kujya ku muhanda? Ni ikihe kintu mbese umuntu yagukorera kugira ngo ntuzasubire ku muhanda? Cyangwa ikintu umuntu yankorera n'ubundi muri uyu mwaka undi ntabwo nzajya mu muhanda. Ubwo ntacyo umuntu yagukorera, ni uko utegereza ngo uyu mwaka urangire gusa. mbese ushobora kubona aho umuntu umbwira buri kimwe cyose uzajya ushaka kikamuguha. Ubwo rero umuntu akubwiye gutyo icyo ukeneye cyose urakibona, ntabwo warenga ngo ugiye ku muhanda. Ugomba kwicara mu rugo ugatuza. None se ari nk'umuntu ni amafaranga wahabwa kugira ngo utasubira ku muhanda, ukajya muri bizinesi ugashora ugakora ukunguka? Niyo wahera ku 100,000 ushobora gushinga butike cyangwa se ugakora ibindi bintu bitandukanye, ubundi ukicarira ukituriza, ibyo bintu ukabivamo ubuzima bugakomeza. Ubwo ngubu umuntu ugukurikiranye aguhaye 100,000 byaba bivuyemo neza 100% ukava ku muhanda ntuzasubire? Byahita bihuriramo, ntabwo byakubasubira. Bari badukurikiranye byari fresh, nabatembeye ndimo ndagenda mbereka ku muhanda, ndakomeza ngenda mbereka ahantu henshi cyane. Reka dukomezanye, thanks.